ntago nabahereza wa mugani yamvuga yabo subura kuko rwatanga umuntu w'inyangamugayo bwa nta kundi kuntu twabigenza Simone izamba rwose wa muvyeyi rwose rwatanga bo ngira ngo urabizi uri inshuti ya data rwose urabona ko twararwaye twararuzwe kandi uri umuntu w'umugabo wenda amafaranga turagusubiza ariko ibintu by'imyungu utubabarire niba n'ibyago umuntu wese byaba maze rwose wesha ni kubiburetse ko amafaranga akoresha byinshi nanjye burabye byarambangamiye iyo nazaga muri umudugudu nibaza kuntu nzajya nka biburiya ni nkaho umufatira unirega iyo dufite abantu b'inyangamugayo b'abasaza bari mu mudugudu hari ikintu badufasha gusa rero nkuko uvuze inshuti ya data amafaranga uzayame uko angana ariko udashyizeho inyungu nayo ndumva ntabyihorera b'inyungu byo ntago amafaranga aruta ubuzima kuva mwarasubiye mu buzima bwawe muvyeyi umva ngiye nkubwire akira muvyeyi rwose rwose reka mpamwe mu buzima nabikuye abo nibazaga umuntu muzira adasangira n'urwagwa ibyo se uko kwisambu y'intebe urabona ukuntu rwose mba no gutema agatoki uzi ko abantu beza babaho mu gutema agatoki tukareba ko twazamurwa tukazatumira nibuza rwatanga bakazasomaho oya nibyo ko nisanzwe nzinywa nisanzwe ahubwo ntikuzaye ariko niko nutishimye Ihora yabyandenze gusenda ikimbangame no ko mu madahari nenga aba yishimiye iki kintu nikagiye kwa muganga nkaba mbana atari yaza nawe navyumva arishima ndabizi bari kumva inkuru yose ndayimuko yakaza ariko Yesu we bose hari nanjye nabaye nk'umuntu ugira ariko nta kuntu kubigenza kuko banyirubwite bari bahari barasinya ibintu byose numva nta manyaga yari arimo rwose ariko icyo nababwira ndabaha nk'umukoro cyane Hogoza na mama we cyane abandi bantu n'ubutumwa mugende muha abantu urabona ikira kibazo cyo kugira abatubuzi bariho kuri uyu munsi bakoresha amayeri yari yose kuryo batuburira abantu hari kese nyinshi ngenda mpura nazo muri kano kazi nkora kandi ariko ndabona ko byari bingarutseho hari abantu bakoresha amanyanga urumva uburyo yakoresheje amarozi ariko bitewe n'ubushukanyi yose n'ibyo umuntu ugomba kugira kandi noneho tugerageze no gusenga ni byiza cyane mujye murambura Bibiliya murebemo kunde mugenzi wawe nkuko wikunda ari ahantu byanditse niyo mukurikirane uriya ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo wifuze kumuroga mbese nka buriya iyo muza kubaha buraburozi mukabona n'ubwica ko hari igihe bari abantu nabo bajya bashuka abandi urumva twari kuba duhombye abantu benshi cyane kandi bagifite akamaro bagifite gukorera igihugu none abudaranda cyane muto umusaza aracyatanga impanuro inzu y'ibitabo ari kubihiye ubwo rero ubwo nibwo butumwa mbahaye kandi mu binyangamugayo nyine reka mbe ntashye nanjye muzabikomereza aho ngaho murakoze tugeze imbere narwo rwego nzaza kurureba muzira se ko ahungu wanjye rwose naho ishyamba ryawe muri akura vuba hari gukura vuba yakora se vuba wagize ngo birakora bizamara iki ko urugo runaniye neza musaza nta kundi no kwihangana nakumira no kwihangana gusa bira bintu biratunguranye kubona umuntu wizera ari gukora biriya buriya nkubwire kubana n'uriya muryango bingana nko gutokora ifuku neza muze nta kundi nyine no kwihangana ukabana nabo none se twagira dute kwate turabiza nkubwire uriya mugore ngiye kumwirukana oya sigaho ahubwo wowe wamenye ibanga nukuba twara gakeya ukamenya nuko witwara naho hundura mu kumwirukanya mahita mugabana 50 nako warabatwaye 150 ya mbere se kwayijyanye ubwo arabatwaye 100 wowe utwara senkani nuko kandi umenye ko nta muntu uterwa ngo nawe yitere kugira ngo umugore ariko koko umushaka umukwe mugira ute nangiza mpemukira kuriya ariko ubwo nyine wa mungani yagupfa kwihangana nibyo nihangane bya kigabo naho ubundi nta bantu ufite ariko ntabo naho ubundi aho ugiye uzajya usengera urundi usize ahantu hari usuze mu muryango mubi nanjye gukoresha amasengesho menshi yuko azava mu nzara bose nanjye nuko ngiye kuyakora
murakoze cyane kugira abaturage rwose nkamwe ibintu byiza cyane by'agaciro urabona ko mwitabiye urabona dukoze igikorwa cy'umuganda kandi cyagenze neza ariko twagiriwe ubuntu tubona mukuru wa daso guturuka ku murenge mwamfasha tukamuha ikaze nawe akagira icyo ababwira murakoze. Abaturage b'umudugudu rero ndabashimiye cyane. Igikorwa cy'ubwa mbere twakorana cyangwa twabana basimba nibo barabizi n'abana ndumva banzi banyita mutekano zera by'Ibye n'Rwatangabo. Ubwo rero yagize amahirwe yo kongera guhura namwe. Ushire twarahuye ariko umunsi nabuze ntekamagere ndewe uko muhagaze. Yagize amahirwe rero umuganda witabiriwe n'abantu benshi n'abana imbaraga z'igihugu ndabona bahari. Ari ikintu bita indangagaciro. Indangagaciro na kirazira ni tugomba kugenderaho. Wajya gukora ikintu ukavuga ati se iki kirazira cyangwa se iki gifite indangagaciro. Yewe twemera rero ni indangagaciro ni tugomba kugenderaho. Gukora umuganda sawa. Kukererwa cyangwa kusiba nibyo kugawa. Igisebo nyine urumva ko kirazira gusiba umuganda. Kirazira gusuzugura ubuyobozi. Abana kirazira gusuzugura ababyeyi banyu. Gusuzugura mwarimu. Gusuzugura bega ibintu byose bigiye wumva bitari mu ndangagaciro. Ndangagaciro urumva ni ikintu kujya kuvoma ukagenda ukagarukira igihe ndangagaciro. Kugenda ugatinda urumva ko ntago ari byo nyine urumva ni ikosa rikomeye ku muntu w'umwana. Abantu bakuru nabo gusuzugura ubuyobozi. Gusuzugura ubuyobozi ni ikosa ariko natwe abayobozi birabujijwe kuko dusuzugura abo tuyobora. Ndangagaciro na kirazira ni cyo ngicyo biriho. Bajya gukora ikintu ukavuga ati kijyanye no kwemera kw'amategeko yacu. Noneho rero ikintu nababwira ubona umuntu agakora amakosa akibwira ko ibyo kosa wenda akoza akantu kazima akibwira ko azakora ikosa bikahita bimera nkaho hajemo kubabarirwa cyangwa se ari ibyo yakoze bishobora kumurengera. Ikosa ni ikosa. Reba Fabian mwene ntuza ramugaba mwitendera rukerana yaraje jo bundi anyereka uburyo ki dufata umujura mbega amaye makuru yo kuntu turafata umujura y'igitondo. Ariko nyuma yaho yaje gukora ikosa akura umwana mu ishuri. Ubwo rero uragomba kumwihorera urabonye ngo dasongwa ngo afate ngo kandi namukoreye akantu kazima. Ibyo ntago ari byo. Byabaye kwa ntuza kwa Simba ndiho mwese murabizi muyobozi w'umudugudu rero numva bizi. Rero byadutunguye cyane. Bisaba buri munsi bikoresha uburyo tibishaka uburyo byakwiba cyangwa byakoresha amayeri bigatwara imitungo y'abantu. Natwe ariko dufite uburyo ki dukora dushakisha uburyo ki twamenya amakuru. Ariko ubufatanye ni ubwanyu n'ubwa buri wese kuko turikorera. Utazasanga umuntu urimo kwangiza ibintu ujye ntabwo ushinzwe umutekano. Hesi ishinzwe ikingo biriya nibyo kwa kana. Rero ntabwo ubyiyumvemo mubikore mubizi ni inyungu zacu kandi dufatanya tuzatsinda. Aho niho. Ikindi rero muri Bibiliya haranditse ngo gira neza wigendere. Ningira neza ntuzivuze ko ntuzitekereze ngo ni jewe uzakwishyura iyo neza. Ineza ntago hera ariko n'umuntu ugira nawe nuko ntago bihera. Ntago ushobora kugira umuntu neza irusizi neza ukazayisanga ku Rusumo. Umuntu rero wagira ikibazo nawe yambaza undi Abudara. Cyo nagira ngo mvuge murakoze cyane kutugira inama muratwigishije muduha inyigisho nziza. Ikibazo mfite kindi hari umutekamutwe watekeye umutwe umugore wanjye ndetse n'amabo bagurisha byaba bigeze. Abudara urakoze cyane kwazi ikibazo. Rero case nanjye nyirimo ko nanjye waguze hariya nawe urabizi. Ngo ikintu gikurikiyeho bwa muhungu naje kumenya ko yambutse ariko n'ubundi umutekano wacu urambuka ntago ari hano mu gihugu cyacu gurambuka no hanze. Ufite communication rero y'abantu hanze turavugana umunsi ku munsi batuye baramenye igisigaye no kumufata uzakubona ni umunsi ushaka kubona bamutuganye. Rero mva rero no kwashubiwe ngira ngo byaraheze ushaka kubona na cece twari tubyarahagaze. Icyo gikorwa kiracyakomeza.